urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana rukuraho ibibazo, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Turabashohoje abadukurikiye mwese, amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe n'Imana muri uyu mwanya ko twongeye kuganira ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga, tunashimira wowe udukurikira aho uherereye hose, tunashimira uburyo tubagezaho ijambo ry'Imana rikamamara henshi, tunashimira uburyo mudukunda natwe turabakunda, tunashimira uburyo mutuba hafi kwamamaza ijambo ry'Imana. Reka rero dutangire dusenga ni karibu. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana, uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana uduhagararaho, watubereye ibyiringiro, warakoze, izina ryawe nirihimbazwe. Urukundo rwawe ni rurerure, rusumba izuba rugasumba n'ukwezi, ndetse n'ikuzimu rugerayo. Niyo mpamvu tugukunda, niyo mpamvu duhora tukuvuga ibigwi, kuko wadukunze ukiri mu ijuru uza kutwitangira, ugeze no mu isi ukomeza kudukunda. Niyo mpamvu n'uyu mwanya tugushimiye, kandi tugushimiye ibyo wakoze tukuragije n'ibisigaye, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ntawarurondora, ni rurerure cyane. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana rukuraho ibibazo, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Yesu, Yesu, urukundo yadukunze, abambwa ku musaraba ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dutangije ikorasi ivuga ngo urukundo rw'Imana ni urukundo rurerure cyane, nta muntu wabasha kururondora. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice 13. Turasoma kuva ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyoti mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenya ko se amweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira kuri yo. Ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza, aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa be, kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu
ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati ninakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko, umutwe, amaboko, umese no mu mutwe. Yesu aramubwira ati uhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Amen. Haleluya. Dusomye amagambo maremare cyane, ariko hari ukuntu umuntu aza agasoma nk'umurongo wa mbere akarekeraho. Ariko iyo usomye umurongo wa mbere ntabwo umuntu abasha gusobanukirwa neza icyo rya jambo ryabashije kuvuga. Niyo mpamvu ukunda kunyumva mbasha kugerageza gusoma nk'imirongo 9 cyangwa 10 cyangwa 7, nkasobanura nihuta kugira ngo utarambirwa wenda, ariko nkabasha gusoma kugira ngo wumve. Intego y'iri jambo mfite ni intego ivuga ngo urukundo Yesu yadukunze akiri mu isi, akiva mu ijuru akiza mu isi, nirwo yadukunze, cyangwa nirwo yakunze abigishwa be kugeza igihe bari bagiye gutandukana. Niyo mpamvu igihe cyose yavuze ngo urukundo nabakunze, ni narwo ngomba kubakunda kugeza igihe nzaba nsubiriye kwa data. Arangije afata ngo umwitero we yajyaga yitera arawikenyeza mu nda. Haleluya. Amaze ngo kuwikenyeza, ngo afata imbehe, iyo mbehe ayishyiraho amazi. Amaze kuyishyiraho amazi, ngarangije atangira kuboza ibirenge. Haleluya. Garangije atangira kuboza ibirenge. Amaze ngo kuboza ibirenge, ngo aragenda agera kuri Petero. Agera kuri Petero aramubwira ati nawe nkakoza. Ngo Petero aramubwira ngo hoya databuja, ntabwo ukwiye kunyoza ibirenge. Hanyuma ngarangije ngaramubwira, oh haleluya, ngaramubwira ngo nukubera iki. Ngaramubwira ngo ntabwo wabikora. Ariko Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ninakoza ibirenge nta hantu twaba duhuriye. Petero yumvise ko nta hantu yaba ahuriye na Yesu, ashaka ikintu cyatuma ahura na Yesu. Muri iyi minsi hari ahantu uri guhurira na Yesu, cyangwa ari kukureba akakubura. Nuko Yesu aravuga ngo urukundo nabakunze nirwo nzakomeza kubakunda mpaka ntandukanye namwe. Murabizi ko atanazutse ngo abirengagize. Abantu bajya bagira urukundo bagaharara umuntu, ariko Yesu ntago ajya aharara. Abantu bajya baguharara, icyo bagushaka bakibura bakagenda, icyo bari bagukeneye bakibona bakagenda, ariko Yesu ntago ajya aharara. Uko Yesu yakunze kera cyane twebwe, niko yakomeje kudukunda. Uko yabanye n'intumwa ze, niko yakomeje kuzikunda, kugeza ubwo yabogeje ibirenge abereka ikimenyetso cy'urukundo. Arangije ngo kuboza, ngo Petero aramubwira ngo noneho nimba ari kugira ngo tubumwe, hari ikimenyetso cy'urukundo uri kutwereka, ngaho nyoza n'amaboko, unyoze no mu mutwe, umese no mu mutwe. Yesu aramubwira ngo oya, uwogejwe ibirenge aba yejejwe, kuko uwo ngo ababoneye. Arangije aravuga ngo ariko mwese ntago muboneye, kuko yabonaga harimo umwe uri bumugambanire. Birababaje ko muri minsi Yesu yabareba akabona mutaboneye mwese. Birababaje ko Yesu yareba uburyo ukundana n'inshuti yawe akabona mukundana urukundo rw'uburyarya. Ariko niba ari urukundo rw'uburyarya, Yesu aguhe kwiboneza. Haleluya. Haravuga ngo ntabwo mwese muboneye, Imana ishimwe, ntabwo mwese muboneye abadata. Haravuga ngo ntabwo mwese muboneye, Imana ishimwe. Uyu mwanya tunejejwe n'Imana mu mutima, uyu mwanya tunejejwe n'Imana mu byo dukora, tunejejwe n'Imana kuko igira urukundo rudaharara. Ndagira ngo wowe udukurikiye urwaye wakiri humure ko Yesu wagukunze adaharara. Ndagira ngo wowe ufite ibibazo wumve ko umuntu wagukunze atajya aharara,
ahubwo ni inshuti nziza izagukunda kugeza ku munota wa nyuma. Ndagira ngo uyu mwanya urukundo rwa Yesu ntago rugira agahararo. Mwegera umubwire ibyawe, cyaba uri igisubizo arakiguha. Mwegera umubwire ibyawe, ibyakunaniye arabigukorera kuko ni inshuti itagiharara. Haleluya. Garangije ngo kuboza ahindukira inyuma abahanagura n'ibirenge. Haleluya. Bwira Yesu aza koze aguhanagure n'ibirenge. Niba ufite inshuti yawe yikunda urukundo ruzahora, apana urukundo rw'agahararo. Ibyo nibyo Yesu adashaka. Narinje kukubwira ngo hari Imana igukunda. Narinje kukubwira ngo Yesu ni inshuti nziza. Narinje kukubwira ngo uko yari Yesu kera n'uyu munsi niko akiri. Narinje kukubwira ngo ni ibyiringiro by'abamwizera, akazaba n'umuzuko w'abamwizera, akazaba tusta fido highgate, akazaba n'umutware w'abamwizera. Kandi tugeze mu ijuru bijambo riratubwira ngo Yesu azadufata twereke Imana Data, avuga ngo dore wa mugeni nakoye. Haleluya. Ntabwo Imana izadufata uko yiboneye, ahubwo Yesu azatumurika kuko ari we watubambiwe. Yesu azatumurika kuko ari we waduteguye. Yesu ni uzumugeni azatwerekana. Haleluya. Kandi ngo tuzimana nawe iyindi myaka 1000, tunamanuke tubane muri Yerusalemu nshya. Haleluya. Ntabwo azongera kudusiga, ntabwo tuzongera gutandukana na Yesu kuko ari inshuti magara. Haleluya. Ntabwo tuzongera gutandukana. Kandi yabwiye abigishwa be ngo ndagiye. Baramubwira mwamugiye he? Arababwira ngo ndagiye kubategurira. Arababwira ngo kwa Data hari amazu menshi, ariko reka nje kubategurira. Haleluya. Inshuti nitegurira iyindi inshuti itabizi ikamutungura, ikamukorera surprise ikamutungura. Nawe ndagira ngo inshuti ufite cyangwa uburyo ukundana na Yesu ujye umutunguza ibyiza, nawe azajya gutunguza ibyiza. Imana nihabwe icyubahiro. Arababwira reka nje kubategurira. Uyu mwanya Yesu agiye kugutegurira. Reka umutegereze Imana nanjye nyitegereze, kuko Yesu ari ku ngoma azaza. Abantu bazagenda uzababura, ariko Yesu ntabwo uzamubura. Reka dusenga Imana dusoze. Ariko nagira ngo rebe ubucuti ufitanye na Yesu, hongere ubutangire umenye ko Yesu ari inshuti idaharara, ahubwo ari inshuti ihoraho magara, tuzabana nawe ibihe byose. Abantu bajya bapfa ugashyingura umuntu ugataha. Niyo waba uri umugore w'umugabo, niyo waba ari umwana wawe, ushobora no gusanga hari abantu bagira akabaraga bakahava nyuma y'abandi, ariko umanza hari icyo babarinda. Nta wahahagarara uzajya kwitabara. Numbonera umuntu uguma aho bashyinguye umuntu, ukabona abandi buriye amamodoka akahaguma iminota 10, uzamunyereke. Bose iyo bamaze gushyingura, umuhango urangiye barwana no kuzamuka bajya mu mamodoka, abandi bagenda n'amaguru. Ariko Yesu ahantu hose muragumana. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri inshuti nziza Yesu, watubereye ibyiringiro, utwereka urukundo uko wari uri niko wagumye na bugingo n'ubu. Ndagushimira kuri inshuti idaharara, ndagushimira kuri inshuti itagibeshya, ndagushimira kuri inshuti nziza. Haleluya. Uyu mwanya ufashe umuntu wese udukurikiye, ubucuti mufitanye bukomeze kuba ubucuti bwiza, ubucuti mufitanye bukomeze kubuyoboza mwuka wawe, ubucuti mufitanye yaba arwaye umukize, yaba afite ibibazo umusure. Bibiliya iratubwira ngo umuvandimwe avukira gukurwamo uwundi mu makuba. Inshuti y'undi muntu bigakomera. Nyemerera nawe ubucuti wadukunze ukomeze kutubera inshuti, naho uri mu ijuru na hano turi tugumane, kandi ukomeze kutubera ibyiringiro. Ukomeze utuvugira ahantu hose, dushyire mu gituza cyawe wa mwami we. Urakoze urakarama. Fasha umurwayi umukize, ufite ikibazo runaka ugikemure. Umugisha abadukurikiye, kandi twifuza kuzana nawe mu bwami. Urakoze urakarama inshuti nziza, kandi tugushimiye ibyo wakoze, tukoragije n'ibisigaye. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe nimwe gusa. Amen.